Muramuke amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Murakaza neza kuri Edi Gospel Rwanda. Mbere yo gufata ikiruhuko, ni mucyo twegera Imana tuyishimire kandi tuyiringire. Aka ni akanya Imana iduhaye ko guturiza imbere yayo. Nkaba ngusaba ufunga amaso niba ubishoboye. Shyira umutwaro wawe wose ku Mana. Yibwira uti: Mwami, nguhaye iri joro n'ubuzima bwanjye. Bityo unyemerere mw'iri joro dusome Zaburi y'121, umurongo wa mbere kugeza ku wa kabiri. Haranditse ngo: Nduburira amaso yanjye ku misozi, mbese gutabarwa kwanjye kuzava he? Kabiri, gutabarwa kwanjye kuva Uwiteka waremye ijuru n'isi. Ndasubiramo, Zaburi y'121, umurongo wa mbere kugeza ku wa kabiri. Haranditse ngo: Nduburira amaso yanjye ku misozi, gutabarwa kwanjye kuzava he? Gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mu ubu buzima duhura n'ibintu byinshi tudashobora kwikemurira. Aho dukora, aho tugenda, aho tuba, hari byinshi tudashobora gukemura. Ariko uyu mugoroba ijambo ry'Imana riratubwira ko nta handi gutabarwa kwacu kwava uretse ku Uwiteka, kandi ubufasha nyakuri buva ku Mana. Iyo twizeye Imana iduha amahoro no mu gihe tutarabona ibisubizo byose. Nawe uri gukurikira Edi Gospel Rwanda, uyu munsi wuburire amaso, uhange amaso Uwiteka, kuko niwe gisubizo cy'ibibazo byose wibaza. Tudatinze dufatanye mu isengesho, bityo turyame dutuje. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimira ko wambaye hafi uyu munsi. Mbere yo gusinzira, ndagusaba imbabazi z'ibyaha byanjye. Mwami, nuhindure umutima wanjye kandi unyegereze kuri wowe. Rinda urugo rwanjye, urinde umuryango wanjye n'igihugu cyacu. Nyagasani, tanga ibitotsi by'amahoro kandi ukureho ubwoba n'ibituma umutima uhangayika. Ntituza kuramuka duhumeka umwuka w'abazima ejo tukahageza, tuzongera kubyuka tugushima no kugukorera n'umutima wacu wose. Turabyizeye kandi ndasengera buri wese uri kumva iri sengesho. Hari abaryama bafite amarira, hari abafite ubwoba, hari abarwaye. Nk'uko ubushake bwawe buri, ubagenderere, ubahumurize kandi ubahe ibyiringiro bishya muri Kristo. Byose mbisabye nizeye mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Ijambo ryo kwizera we nagusigira muri iri joro, wowe uri gukurikira Edi Gospel Rwanda, iri joro uri mu kuboko kw'Imana kandi Imana iraguhumuriza, kandi Imana yiteguye kuguha amahoro nubwo hari ibyaba bikuruhije, kuko muri yo huzuye amahoro asendereye. Niba iri sengesho ryaguhaye imbaraga, wumva muri we amahoro asendereye, andika amena mu bitekerezo. Murakoze gukurikira Edi Gospel Rwanda. Imana ibarinde muri iri joro kandi ibahe ibitotsi by'amahoro. Muramuke amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Tuzongera kubonana ejo Imana nibishaka. Shalom, shalom.